Muraho neza, ndabasuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, umwami Yesu nashimwe. Amazina yanjye ni Mukeshimana Valentina, mbahaye ikaze kuri channel yanjye yitwa Women in God's Ministry. Ndabashimiye ku bantu mwese mwakoze like, share, comment, cyane cyane n'abantu bakoze subscribe. Ni ukuri Imana y'amahoro ibampera umugisha mwinshi. Kandi nawe inshuti yanjye urebye ikiganiro cyanjye, ukaba wumva wifuje kunshyigikira muri uyu murimo ntange w'ivugabutumwa, nagusaba kumpa like, ndagusaba kumpa subscribe ndetse no gusharinga ku nshuti zawe, uramutse wifuje gufatanya nanjye gukora umurimo w'Imana. Murakoze. Iyi channel nababwiye ko ari channel igiye kuzajya ivugirwaho ubutumwa bwiza bwa Gikristo binyujijwe mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye turarisanga muri Mariko ibice 6 guhera ku murongo wa 45. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsayida, asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye yuko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko, aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja batekereza ko ari umuzimu, barataka kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aherako arababwira ati, nimuhumure, ni jye, mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza, barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Amen. Reka dusenge. Mana nziza, turakubashye muri iki gitondo. Uwiteka, dushyize hejuru izina ryawe, uruwera. Tugushimiye ko wabanye natwe ukarinda ubugingo bwacu, ukarinda imibiri yacu. Mana nkushimiye ku bwa mwene data uri kureba ijambo ryawe binyuze muri iki kiganiro kuri iyi channel. Uwiteka, musabiye umugisha ngo reka wongere gucana umuriro muri we wo gukunda ijambo ryawe, reka wongere kumuha kuryoherwa ndetse no kunezezwa no kumva ibyawe. Uwiteka, kandi musabiye umugisha ngo mu byo akora byose reka ukuboko kwawe kujye kubana nawe, umuhire. Data wa twese mwiza rero, ngaho uyu murimo niwe wawutangije, nawe wo kuwukomeza ndetse no kuwusoza. Tuguciriye bugufi, izina ryawe rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen, amen, amen. Murakoze inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana. Twumvishije inkuru yatubwiraga ukuntu Yesu yagendeye hejuru y'amazi. Ngira ngo abenshi iyi nkuru mwarayisomye, ntabwo ari inkuru nshyashya, murayizi. Rero ijambo Imana yashyize ku mutima kuri iki gitondo tugendeye kuri iyi nkuru, ni ijambo cyangwa se ni nk'icyifuzo nakwifuriza ngo Yesu agendere hejuru y'ibibazo byawe. Hari inyanja y'ibigeragezo umazemo iminsi, hari inyanja y'ibibazo n'amarira umazemo igihe kirekire. Ndakwifuriza ko umwami Yesu yagendera hejuru yabyo, kandi ndakwibutsa ko afite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kubigendera hejuru. Inshuti yanjye, nubona ineza y'Imana, nubona igitangaza cy'Imana igukuye muri ibyo bibazo, ntuzashidikanye ngo wibaze ngo se ni igiki kibikoze. Ni amahirwe ngize kuba bikunze. Ndabinginze ntimukajye mwirengagiza ukuboko kw'Imana mu migambi ndetse no mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Nubona icyo wari utayeguye gukora ugikoze bigakunda, ntukajye utekereza ko ari ubuhanga bwawe bubiguhesheje, ntukajye utekereza yuko ari imbaraga zawe, ntukajye utekereza ko ari amahirwe wagize cyangwa se hari ikindi warushije abandi. Ujye wemerera Imana, wemerera umwuka w'Imana, umve neza yuko hari imbaraga z'Imana zabayemo, umve neza ko hari ukuboko kw'Imana kwakoze ibyo bintu. Utubonye ukuntu abigishwa ba Yesu ngo bamubonye bakikanga bakavuga ngo ahari ni umuzimu, bagira gushidikanya ku bw'icyo gitangaza.
ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gitondo nkwibutse inshuti yanjye, urundarunde imigisha Imana yaguhaye, ntiwemerere satani ko akuyobya ngo atume utekereza ko haba hari ikindi cyatumye ubigeraho, ahubwo wemerere umwuka w'Imana, wemerere Imana, ubone neza yuko ibyabaye ari ibikorwa byakozwe n'Imana, ushima Imana. Muri iki gitondo nzanye ijambo ry'ihumure ku muntu wese wari uri guca mu bibazo, ku muntu wese wari uri guca mu nyanja y'ibigeragezo, nzanye ijambo ry'ihumure ryo kukwibutsa yuko umwami Yesu ashobora kugendera hejuru y'ibibazo byawe. Kandi nzanye ijambo ryo kongera kwibutsa umuntu wese wabonye hari inyanja yari imuri imbere, wabonye hari imiraba yari imuhagurukiye, umwami Yesu akagenda ayikuraho. Nzanye ijambo ryo kumwibutsa ngo ntashidikanye, uwo wakoze iyo mirimo yibuke ko ari Kristo wabikoze, bituma ashima Imana. Ndabakunda rero mwese, ndabasabye ngo niba mwumva bikwiriye kandi mubyishimiye, gufatanya nanjye kuvuga ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza kuri uyu murimo, kuri iyi channel, mwampa subscribe, mwasharinga ku nshuti zanyu. Ni ukuri kandi inama iyo ari yo yose mwakifuza kutugira, twiteguye kuyakira. Imana ibahe umugisha rero, reka nsubikire hano ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ariko ugumane mu mutima wawe uyu munsi, ugwize imbaraga z'umutima zivuga ngo wowe ukiri guca mu bigeragezo, ugwize imbaraga z'umutima zivuga ngo umwami Yesu ashobora kugendera hejuru y'ibi ndi gucamo, kuko arabireba. Nubwo tubonye ngo yari yagiye yasigaye asezera abantu ngo ajya ku musozi gato ajya gusenga, bijya bishoboka yuko tubona tumeze nk'abatangiye urugendo turi twenyine, cyangwa se twaranarutangiranye n'Imana, ariko byagera hagati ugatangira kwibaza ngo ese iri hehe ko ibibazo bije, intambara ko zije, niba ari mu murimo w'Imana uri, ukabona intambara ziraguhagurukiye, cyangwa se mu rugo rwawe, cyangwa se mu kazi, ukabona urimo urahura n'ibibazo bidasanzwe. Birashoboka ko Kristo watangira gushidikanya yuko adahari, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana si umuntu, ifite amaso yo kureba ndetse n'aho abantu batareba. Bivuze ngo naho utekereza yuko itabireba, Imana irabireba. Izo ntambara uri kunyuramo Imana irazireba, ibyo bibazo uri gucamo Imana irabireba. Wowe guma ku mavi yawe usenge, komeza uhamagare, ubwira Imana yumva. Niyo mpamvu yaremye ugutwi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaremye amatwi se ikayaha abantu, yo ntibasha kumva? Kandi wibuke neza yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo Imana ari gutekereza gushyira amatwi ku muntu ngo yo ibe itayafite. Ntabwo byashobokaga ko Imana itekereza yuko umuntu akwiriye amaso, kandi Imana yo idafite amaso. Irabireba rero izo ngorane uri kunyuramo, irabyumva amasengesho yawe uri gusenga. Guma ku mavi wizeye, ukomeze usenge, ubwire umwami. Mu gitondo ngo mu nkoko umwami Yesu yaje aho bari acyaha umuyaga. Nawe hari igitondo cyawe Yesu Kristo azaza agacyaha umuyaga w'ibibazo uri kunyuramo, aho ari hose, yaba ari muri bizinesi yawe, yaba ari mu bucuruzi, yaba ari mu baturanyi, ibyo ubona bihagaritse umutima wawe, hari igitondo Kristo azaza akabishyiraho iherezo. Ariko icyo nkwibutsa muri byose, uzibuke gushima Imana. Ntuzigere utekereza ko ari ubuhanga bwawe, ntuzigere utekereza ko ari imbaraga zawe, ntuzigere utekereza ko ari ibintu byikoze, kuko igihe kigeze uzamenye neza ko hari ukuboko kw'Imana kunyuze muri ibyo bintu. Murakoze rero, mbasabiye umugisha mwinshi mwebwe mwese mwarebye ikiganiro cyanjye, kandi mwiteguye kugisharinga no ku nshuti zanyu. Ni ukuri Imana y'amahoro ikomeze kubampera umugisha, dukomeze tubane mu kuvuga ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Gikristo. Kandi hano kuri iyi channel tuzajya tuvugiraho n'ubuhamya bw'uko abantu bakiriye Kristo, tuzavugiraho ubuhamya bw'ibitangaza Imana yagiye ikorera abantu bayo, tuzasobanuraho inzozi zitandukanye mu buryo bwa Gikristo, mu buryo bw'umwuka. Hari ibintu urota spiritual bifite ikintu bisobanuye, uko Imana izagenda idushoboza gukora uyu murimo, nabyo tugambiriye kuzabibasobanurira, tugambiriye kuzabikoraho. Murakoze cyane, Imana y'abahori ikomeze bampera umugisha, tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, ndabakunda, ciao.